Reka mbashimire abakurikirana ibiganiro byacu kuri Ijuru Ntirikorerwa TV, kandi mvuga ngo mukomeze mudukurikirane. Nkuko mubibona rero, musanzwe mukurikirana ibiganiro by'ubutumwa bwiza ndetse mugakurikirana n'ubuhamya, ariko nabwo bugusha ku butumwa bwiza. Imbere yacu rero turi kumwe n'umuvandimwe cyangwa n'umushyitsi mutamenyereye kubona. Ndagira ngo atwibwire hanyuma ajye kudusangiza ubuhamya. Ndararika abantu kumutega amatwi ndetse no kumva ubuhamya cyane cyane ko buri buze kudufasha. Muvandi, uratangira twibwira hanyuma udusangiza ubuhamya. Nitwa Bitegekimana Etienne. Imuhira ni hari i Rubavu ku Gisenyi, niho iwabo w'umubiri. Ndi hano kugira ngo mbagezeho icyo Imana yakoze mu buzima bwanjye. Ndakijijwe, ntumukiranutsi, mfite n'ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri ibyo ngibyo mvuze nibyo nashakishaga kera. Nashakishaga ko naba umukiranutsi, ngabishakisha imbaraga, ngabishakisha ubwenge, ngabishakisha uburyo bwose, ariko ntabwo byari byarakangeza ku gukiranuka. Yego. Ko muri uko gukiranuka ko nakuriyemo bwari uburyo bwo gukiranuka umuntu wese ngo akoresha umubiri, uburyo bw'imirimo itegetswe n'amategeko. Dore buriya mu gice cya mbere nari ntumupandekote, ni ukuvuga ngo naje gukizwa, ibyo twitaga gukizwa mbere, nari umupandekote. Hanyuma ndasenga cyane, negera imbere, babonye ko mfite akabaraga no kuba hari uburyo nabwiriza ubutumwa bwo twavugaga icyo gihe. Bangira umudiyakoni. Mvuye kubwo budiyakoni ngira ubushizi bw'amanga nyine bw'icyo gihe. Uwo mwanya mu gihe gitoya naho babangize umuyobozi cyangwa se mwarimu. Banshinga umurimo wo kubwiriza ubutumwa muri iryo torero rya ADPR. Hagana he? Hariya muri paruwasi ya Rubona. Muri iyo midugudu yose nakoreyemo, ngorera no muri paruwasi ya Nyamyumba. Muri iyo midugudu yaho yose nayikoreyeho umurimo, kandi mara igihe kirekire cyane kingana n'imyaka hafi 12. Uri mwarimu? Ndi mwarimu w'itorero rya ADPR. Ngora umurimo w'ibwiriza butumwa. Mu by'ukuri kumva ko icyo gihe nari meze nk'umuntu uri icyitegererezo imbere y'abantu. Yego. Kuko nari n'umuntu ukiranuka mu buryo bwose, kugira ngo abantu nyine mbwiriza ubutumwa babone ko nababera icyitegererezo. Yego. Ariko muri icyo gihe nabaga muri uwo murimo, umutima ntabwo wambaga amahoro. Narigengeseraga, ngagerageza kudakora ibyaha, ariko rimwe na rimwe ngumva ibyaha bindimo, kandi n'umutima wanjye ukanshinja ko ndi umunyabyaha. Bivuze ngo ntabwo wari ukijijwe? Ntabwo naringishijwe mu by'ukuri. Uri mwarimu w'itorero? Ntabwo naringishijwe, ko gukizwa turaza kureba umuntu ukijijwe ibyaba yujuje. Yego. Ibyo rero ubwo buryo ntabwo nari ndakabugeraho. Hanyuma ntumuyobozi rero igihe kirekire, ubwo gukizwa ndakubura, ngajya mu masengesho, ngafata ibitambo, ngajya mu buvumo, ngagerageza kugira ngo ndebe ko Imana nanjye yanyumva, yanyemera, ariko mu by'ukuri umutima gukambakanira. Wenda ndagira ngo baze tukiraho ku buvumo, ni nk'ubuhe buvumo wari wagiyemo ku buryo wakumva yavuga uti koko mu by'ukuri yarari ahantu? Hari ubuvumo
ntabwo hari harazi kaduka buno buvumo bw'iki gihe. Hari ubuvumo bwabaga iwacu bwitwaga ahitwa mu Kinombe, aho bacukuraga agasegereti. Nibwo twagendaga tukihisha muri ibyo binogo, none tugasengeramo iminsi myinshi, imvura iri kugwa cyangwa se izuba cyangwa nijoro, tugasengera umwe ngumwe. Kuba ngo ubuvumo ni ahantu nyine twavaga mu rugo tukinjira muri ibyo binogo. Ariko navayo ngumva umutima wanjye umbwiye ko nzarimbuka. Ngagerageza gushakisha gukora ibyo abayobozi bansabaga, ngaturisha amaturo, ngatanga icyacumi, ngagerageza kureba ukuntu abo nyobora bagenda neza nababwira. Ariko ngumva umutima wanjye ntabwo uri kunyemerera ko utuje, mbese nta mahoro mfite. Ngihana ibyaha ngabikuramo, ariko ngumva n'ubundi biracyasigayemo. Umunsi umwe rero nza guhura na Yesu, nari mfite akamenyero ko kuzinduka saa 9 za nijoro, ngabyuka ngava mu cyumba, noneho cyo nararagamo nkajya gushaka ikindi cyumba cyo muri iyo nzu, noneho ngasenga, namara gusenga ngasoma Bibiliya, noneho bikaza kuba mu gitondo kare kare narangije uwo murimo. Niko nari mfite akamenyero k'ibyo ngibyo, nari narabigize akamenyero mu rugo. Rimwe rero ndi gusoma, aho nafatiwe nuko soma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 53, ndasoma. Yugisomye haravuga ngo yakuriye imbere ng'ikigejigeji, ngo ng'igishitsi kibumburiye mu butaka bwumye, ngo ndi yari afite ubwiza cyangwa ishusho yo kwifuzwa, ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, ibyaha byacu nibyo yashenjaguriwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri we. Imbaraga numvishe nsomye iryo jambo naribwirizaga ho keshi, ariko uwo munsi numva sinzi ukuntu bigiye. Numva mpawe gusobanukirwa neza gushenjagurwa. Numva muri nge ngize amarira n'agahinda n'ikiniga cyinshi, kuko numvishe muri nge habonetsemo gushenjagurwa. None ndibaza se, ninde washenjaguwe? Sobanukirwa ko ari Kristo. Yashenjaguriwe iki? Ibyaha bye cyangwa ibyaha byanjye? Sobanukirwa ko ari ibyaha byanjye yashenjagurikiwe. Uko numvisha ibyo, nabyumvanye imbaraga zikomeye cyane muri nge. Noneho amarira araboneka, numva ikiniga kiramfashe, numva amarira, ndarira, ndaboroga muri icyo cyumba, kugeza ubwo madamu yaje arambaza se nibiki, nyoberwa nanjye bimbayeho. Ariko ngumva icyo kintu, kumva umuntu washenjaguriwe ibyaha byanjye. Ese yabishenjaguriwe kubera iki? Ese kuko yabyishyizeho akaba ari ubibazwa, ari njye wakagombye kubibazwa? Ibyo bintu bimpa imbaraga muri nge zo kumva ibyo bintu neza. Basi numva ndarize, ndaboroze. Turakomeza aho ngaho cyane hajyanye no gukizwa. Ndagira ngo dusubire inyuma gato urihangana, turazagaruka aho ngaho byo gukizwa. Uvuze cyane ukuntu nyine wowe warakizwaga n'ubundi mu busanzwe mvuga ko ukijijwe. Uri umupasiteri cyangwa se umuyobozi w'itorero, ubwo ni mwarimu. Yego. Ariko ukahora ufite agahinda mu mutima wawe kuko udakijijwe. Ese mu by'ukuri ni nk'izihe mbogamizi wagize muri ibyo bihe? Kuko urumva kubaho muri ubwo buzima bwo kubaho umuntu adakijijwe kandi ayoboye abandi, ni izihe mbogamizi wahuranaga nazo? Wenda tuvuge urumva ugiye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, warabwirizaga n'ubundi ukumva ntabwo ukijijwe. Hariya iyo wabwirizaga ubutumwa, uzi ko byasabaga nyine gutegura. Yego. Habagaho gufata icyanditswe, ko twari twarigishijwe muri etedi. Ni ugufata isomo, igice,
noneho ugafata umurongo none ukaza gusesengura ibyishe muri icyo gice. ubwo rero iyo wanyuraga muri ubwo buryo warabishoboraga kuko ni ibintu by'ubuhanga. ni ibintu by'ubuhanga, ugomba kubyiga ukabyitoza ukabifata. ibyo uwo ari we wese yabikora babimubwiye yabishobora. hanyuma ukabwira abantu uti mureke ibyaha ariko wowe kumva nawe urabifite. noneho uburyo twabwiraga rero ko abantu bareka ibyaha, twababwiraga yuko bareka ibyaha kandi ko Imana izajyana abantu bakijijwe b'intungane. ariko mu by'ukuri wareba ugasanga nta butungane wowe ufite, nubwo usaba abantu kubugeraho nabyo bidashoboka. noneho ubwo wabura uburyo aho ujyana abantu muri ubwo buryo, basi ukava basaba gukora imirimo. imirimo yo niyo bakoraga, ukababwira ati noneho mugerageze mukore imirimo, noneho iyo mirimo ni Imana izapima, niyo izahesha, niyo izatuma mbese mujya mu ijuru, kubera ko Imana izapima imirimo yanyu myiza, ipime n'imirimo yanyu mibi. noneho imibi niba mike, imyiza ikaba myinshi, Imana izapima ibajyane mu ijuru. bisa nk'aho ari rwo rugero mbese wumvaga uri gushaka kubashyiraho. bivuze ngo n'ubundi wumvaga kuri kubabeshya. ni ukubabeshya kuko iby'iyo mirimo byo impamvu twashyiragamo imbaraga nuko byagarukaga bikaduhesha inyungu. kuko niba twarafataga abantu amatsinda, kuko wafataga nk'abakristo bawe ufite nka 200 ukabaremamo amatsinda yo gukora imirimo. wenda kuwa gatatu twarasengaga, hakaba hari itsinda rigomba kuzana ibyo kurya rikagaburira abaje gusenga bose. twababwiraga rero ko umuntu ukoze ibyo abakoze umurimo mwiza kandi azahemberwa mu ijuru. hanyuma no ku wundi wa gatatu no ku cyumweru hakazakora irindi tsinda, bikaba gucyo bigaheturwa n'ukwezi. abatangaga icya-10 twarabandikaga, tugafata n'amakaye bakandikwa mu gitabo, tukababwira yuko ukora ibyo ngibyo ari we Imana yemera kandi ko azajya mu ijuru. tukababwira iby'inyubako n'ibindi byose umuntu wese wabikoraga neza twamubwira ko azajya mu ijuru, ko ari we mukiranutsi. ariko bikarangira umutima we utamwemeje ko ari umukiranutsi, ariko twebwe tukabarebera muri iyo mirimo, ariko umutima we ndumwemeze ko ari we. bivuze ngo mwebwe icyo mwashakaga kugaragariza umuntu, mwashatse kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, niba ubutumwa bwiza simbyumva, ariko ugasanga abantu ntibabyumvishe, mwabona bidafatika, muhitamo kubahimbira icyo kintu cy'umurimo. umurimo kuko nizo nyungu zacu nk'idini, ariko mutitaye kuri bwa bugingo, utitaye kurimbuka kuko kurimbuka k'umuntu kuba mu mutima we. umutima rero wamubwira ko azarimbuka, ariko umuyobozi akamubwira ngo ntuzarimbuka, ariko umutima ukaba tuzarimbuka. bivuze ngo wenda tuvuge ninda mugita abanyeshuri mu itorero ryawe wari uyoboye, abo wemeraga nk'abakristo n'abakora imirimo, abatanga icya-10, abatangaga amaturo, abasengaga nibature, abamfashaga, abanzengereraga, bakamba icyayi cyangwa bakagira n'ibindi bangorera, abona bitaga abakiranutsi. basi siyo baganirizaga umaze kubabwiriza nk'ubwo butumwa cyangwa ibyo bakoraga, bakubwira ko bakijejwe. nyine bo bavugaga ko biyumvamo yuko bafite ibyaha, ngababwira ati noneho ubwo mwumva ko mufite ibyaha mujye mubyatura kenshi, mujye nimugoroba mujye muvuga ibyaha mwakoze, mu gitondo kare mubivuge. nta kandi wakoze icyaha kinini ntajya cyaturira mu bantu, ajya kizana imbere y'umuyobozi we yizeye, hanyuma akivuge. ariko baravugaga ati noneho nubwo tubikora, ariko imitima yacu ntabwo iduha amahoro. noneho nasoma ibyanditswe bikambwira ngo nda amahoro y'umunyabyaha. kavuga si ibi ni ibiki koko? niba ibintu turi kubikora mu buryo bw'abantu, abantu mu mitima yabo ntibabone uburuhukiro, ibi bintu ni ibiki? ariko noneho tugashyiramo akabaraga ku mpamvu z'imirimo, kuko niho twahemberwaga, niho twaboneraga amafaranga, niho twakuraga ibyo kurya, imbaraga zikibera aho ngaho gusa. cyane ko ntekereza ko bagiye guhemba imirimo yakozwe muri iryo torero. niyo bagenderaho tuvuge niba bajya guhemba barebaga itoro ryazamutse neza, reka kubera ko nyine abantu batanze cyane,
nacyo bakirebagaho bajya kubahemba nk'ideni. ni ukuvuga ngo hari ingengo y'imari. Yego. Niba wenda barambaye ingengo y'imari ng'ibihumbi 300 ngayigezaho banaguhembaga nyine kuko ngo muri ADPR ho imishahara irahura. Abapastori babanganye imishahara. Yego. Abavuga butumwa bakanganya. Bo rero nubwo wazana menshi ni yayandi. Wazana make ni yayandi. Ariko bishobora gutuma wenda bakuzamura mu buryo bw'itorero. Ni ukuvuga ngo iyo umwarimu bakakugira pasiteri. Iyo babonaga nyine ufite umwete wo kubona amafaranga cyane, bakujyanaga mu dini rifite imbaraga, rifite abacuruzi n'abantu bakomeye, kugira ngo ukoreshe iyo mpano yawe aho ngaho bazane menshi no kuruta. Ariko babona imbaraga utari kugeza ku ngengo y'imari, bakagushyira nko ku mudugudu w'ubukuna ahantu nyine gatari nyine bugahora ahantu haciriritse, kubera yuko nawe uciriritse, nawe ntuzi gukora ntuzi gukora. Umukozi rero bamenyaga ko akora, banazi bamugeraga naho hari imari. Yego. Ariko gukora gutyo rero, kugaragaza amafaranga menshi, nibyo byatumaga unashimwa no mu buyobozi. Kuko ndibuka umunsi umwe nigeze kuyobora ahantu, noneho nje abantu 32 baciye tuza rero mu muntu uza mu mihigo, turi kugaragara mu nama. Noneho ndababwira ati pastori, ati naciye abantu 32 kubacane gute kugira ngo kubashyira hanze y'itorero, no kubatenga. Bari bakoze ibyaha, urabatenga. Ndabatenga. Noneho abantu 32, noneho ntanga raporo, ndavuga ati mushumba, ati naciye abandi, ariko Imana ishimwe nageze ku ngengo y'Imana ndanayirenze. Ati Imana ishimwe rata. None undi wari wicaye aho ngaho witwa wenda kumuvuga nta kibazo, kumuvuga nta wimuvuga. Ubwo nawe baravuze ati rero mushumba, ati njyewe ninjije abantu 40 bazabatizwa, ati ngiyi raporo, ariko ingengo y'imari ndi hasi. Mushumba yamubwiye ikintu kibi cyatumije menya ko ibyo turimo ari ibintu bisanga business cyangwa se kumanuka tugikuzimu. Yaramubwiye ngo njyewe nagutumye imitima, njyewe nigeze kugutuma imitima, uwagutumye imitima uyimushyire, njyewe icyo nagutumye ni amafaranga. Ningwa nabitegetse Imana we yaciye abantu azana amafaranga, wewe kutabaciye kandi bakaba biyongereye, amafaranga ari hehe? Icyo kintu cyarambabaje. Oya, ariko urumva ko gifugasinga nyine ku cyo mwari mukeneye. Ntabwo mukeneye, ntabwo bari bakeneye ko abantu bakizwa, ntabwo bari bakeneye amafaranga, ni imitima. Kandi unarebye unasanga nyine ko niyo ntego. So hanyuma rero muri ubwo buzima bwo kuba muri ubwo buzima umeze gutyo, ukabwiriza abantu ubutumwa, ukababwira uti mukizwe, nimukizwe, ariko kumva ntukijijwe, ukumva n'ubundi uri umunyabyaha. Ukomeza kubura amahoro mu mutima wawe. Wamaze igihe kingana iki cyo muri ubwo buzima bumeze gutyo, igihe wibuka neza, cyangwa wakoze ku zihe nsengero? Igihe nibuka kingana n'imyaka 12 nshakisha gukiranuka ko muri njye, ko muri wowe umutima wawe kuryo wumva utuje. Kuko nakoze ahitwa ku Mwufe, ngora ahitwa Iburevu, ngora ahitwa Ikiraga, amatorero ya ADPR hose, amatorero ya ADPR, ngora ahitwa muri za Buvano, ngora n'ahitwa za Kimina. Mbese ni ukuvuga ngo imidugudu yose wari wemerewe, aho bagupangaga niho wajyaga. Ariko uko gushaka gukiranuka tukagushaka tukakubura, kugeza ubwo twavuze noneho bwo gukiranuka kuri kubura, reka noneho turebe ibyaha duhangana nabyo. Tugahangana no kudasambana, ngo no kutiba, no kutica, bitatu gusa. Ibindi byose bikatunanira. Noneho umuntu rero wabaga adasambana, akaba atica, akaba ataroga, urumva uwo niwe mukiranutse. Bivuze ngo umuntu wabeshyaga niwe umuntu wabeshyaga ntimwamuca. Kubeshya nyine ngo nakaha gato twabyitaga ngo inyongo. Ibindi byaha
ngo byitwa inyongobezabugingo. Mbese tukabyoroshya. bivuze ngo mwari gutenga cyangwa guca uwasambanye, uwabeshye? Oya, twacaga uwasambanye. Yenda n'uwibye bikagaragara. Yego. N'uwishe. Ariko umuntu wabeshye ariko n'uwanywaga inzoga mwaramucaga. Nacyo cyabaga ari ikindi cyaha gikomeye, kunywa inzoga no gusambana no kwica. Urumva? Ibyo byaha ko ari bine. Ibindi byose ni inyongobezabugingo. Bivuze ngo ibindi by'umuntu ari kuza gukomeza akakoma mu itorero nta kibazo. Ibyo si babigucira. Ntabwo bagucira rwose, ntabwo baguca wabeshye. Hanyuma mwari mwirengagije ko usha itegeko rimwe abayishe yose. Ibyo ntabwo twari turi bizi. Ntabwo twari tuzi ko kumbi ibyaha birangana. Nta cyaha gito, nta n'ikinini. Kandi ukoze kimwe byose ababikoze. Ntabwo nawe turakabimenya. Ndashaka kumenya nk'umuntu waba ufite nk'amafaranga, afite ubuzima bwiza, abasha gutanga ibyo byose mwashakaga, yakoze nk'icyo cyaha kimwe n'ibyo cyatumaga muca umuntu, mwaramucaga? Oya, umuntu ufite amafaranga w'umukire niyo bazanaga raporo ko hari ibyo yakoze, ko wenda yasambanye cyangwa yaroze, iyo yatangaga icyacumi akaba yadufasha ku ngengo y'imari twayibuze, uwo muntu ibyo yakoraga byose twarabyemeraga tukabyeza, n'uwazana raporo yo kumuvuga akaba ari we duca. None nuko system yari yubatse, niko yubatse. Rasi wacu umuntu urugero baguciye 200 na 200, none ubonye 160, araguhamagaye ati se mwarimu, ati wageze ku ngengo, ati ndawe nagezeho, ati noneho ati jya ku mwajeti twohereze 40 kugira ngo tutaza guseba. Uwo muntu wamuca mu buryo bufatika. Umuntu se ukoherereje amafaranga yo kurya ufite ikibazo ati si none ndi muranywa agafanta kohereza 5 wamuca. Ntago wamuca. Rero mu buryo bw'abantu ntabwo twamukora. Uwo nda nubwo nakorwaho na bugingo n'ubu. Kugeza ubwo ubu ngubu igihe twabagamo muri icyo gihe cyacu, no kugeza ubwo abakene twabonaga ko ari bo banyabyaha, abakire nibo bakiranutse. Ko byari bitugejeje no ku rwego rurerure, ku buryo umukire yarazaga n'inda ye akaza akavuga ati Imana yangiriye neza bene data, nakoze biriya Imana imbumugisha, ngira naguki Imana imbumugisha, ubu ngubu umugisha Imana itanga n'ubukire n'icyubahiro ndagifite. Ati bene data mujye mukora imirimo namwe Imana izabashyira hejuru. Kugeza ubwo noneho abakristo bose babonaga yuko yo udafite ikintu uri umunyabyaha, ko Imana itakumva. Ariko na bugingo n'ubu niko bikiri, baharanira kuba bakire, ni rwo rugero rwerekana ko Imana ikwemera. Ni nabo baga wemeye no mu idini birumvikana. N'ubu nawe. Okay. Reka wenda dusimbuke turihe gutinza abatukurikiye, tujye ku kintu rero urumva ubuzima bwose wabayemo, ugezeho uza kumenya uburyo bwiza bwo gukiranuka, cyangwa uza kumenya ubutumwa bwiza uwo mukiranutsi kuri ubu, ukaba utakiri muri abo bantu bashakisha ubugingo, ukaba ndetse utakiri muri izo nzira zo kumva ko umuntu ukijijwe ari umuntu ufite amafaranga cyangwa se ufite icyo afite. Kuri ubu ngubu bimeze bite? Wakijijwe gute? Nibyo nari ntangiye kubabwira nyine ku kamenyero ko nari mfite mu ubwo buryo bwo gusenga mu gitondo kare niho nahuye na Yesu. Yesu rero yaranyiyeretse, kuko ndushobora gukizwa Yesu atakwiyeretse. Ntago bishoboka. Bira bintu twiga byo birashoboka mu mashuri, muri ETD, muri study biblique, muri buryo bwa maîtrise n'ibiki byose wabishobora pe. Ariko Yesu ntawe urimo. Yesu birasaba ngo akwiyereke, kuko dufite n'ingero nyinshi z'abari barize ba Gamariyeri, na Paulo nawe yari yarize ku birenge bya Gamariyeri, sibyo se? Hanyuma dufite na Nikodemu. Yesu yaramubwiye, Nikodemu Yesu aramubwira ngo ukabura umwigisha w'abandi. Nikodemu nawe yari umwigisha w'abandi, ariko bamubajije biramusoba ibintu byo kuvuka ubwa kabiri. Nshatse kuvuga ko rero kugira ngo umenye Kristo ni uko akwiyereka, akakwishurira. Yanyishuriye rero muri ubwo buryo, muri iryo jambo. Iryo jambo rero niryo yanyishuriyemo,
noneho anshyiramo kubyumva neza uko yashenjaguwe, uko yakubiswe, uko yababajwe, azira ibyaha byanjye. Amarira rero nibwo yabonetse, ndarira ngukubiswe n'umuntu, ariko ntawe wari ungubise, ahubwo nuko numvisha agahinda n'umubabaro ko Kristo yazize ibyaha byanjye. Uwo mwanya rero maze kubyumva, numva mbuze icyerekezo, kuko urabona iyo umuntu amaze kwizera yumva yizeye ariko akabura icyerekezo. Ubwo icyo gihe nibwo nagiye mu idini nyine gusenga bisanzwe, noneho ngezemo umuntu abarambwiye ngo ninsome, yararabwiriza ngo ninsome ibintu nyine byo yabwiraga arabwiririzaho, ko ari guhagara hariya urabwiriza, noneho akakubwira ngo umusomere. Noneho ubwo nasomaga ibyo yambwiraga umutima ukandya, kuko we yari arimo abwiriza ku cyacumi, abwiriza ku mirimo, ariko umwuka kera yamaze kunsobanurira yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo, atsindishirizwa no kwizera. Noneho we akagaragaza yuko abakora ibyiza, abakora iyo mirimo yemerwa n'idini, ko ari b'Imana yemera, akanabigaragaza cyakora no mu byanditswe. Twari dufite ibyanditswe byinshi, birahari byinshi hariya mu isezerano rya kera, nuko kumbi ndamenye ko uko kwari ugukiranuka kw'abantu, ariko ntamenye ko hari ukundi gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, ariko kwanditswe hariya mu Baroma 3:21. Uko gukiranuka kwahishuwe rero niko Imana igukora ku bwongo, ukakuhishurirwa. Iyo ugihishuriwe nibwo ubukijijwe. Gukiranuka kwahishuwe, ariko akaba ari ukw'Imana kutari ukwawe. Aho rero nahishuriwe neza ko umuntu noneho gukiranuka k'umuntu atariko, kubera ko Bibiliya yerekana yuko kumeze nk'ubushwambagara kandi bufite ibizinga. Na Yesu yarakwanze hariya muri Luka 16:15 havuga ko abantu ngo bakunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, nyamara Imana izi imitima yabo, kuko ibyo abantu bashima ni ibyanduye ku Mana. Ngomeza no kugenda sobanukirwa neza umwami anyigisha, umwami ambugura, numva neza amagambo y'Imana uko nayumvaga, akaba atari ko noneho ngenda nyumva, nza kubona ko noneho ibintu byahindutse. Mbonye rero bihindutse, bambwira kubwiriza ubutumwa ngavuga ibindi, ariko ndibizana inyungu. Ibyo rero bitazanaga inyungu babona ntacyo bimaze. Nibwo rero hajemo yino gahunda nyine yo kugabanya. Ubwo bambera kuko babonaga ndanyungu, ndanyungu mbifitemo, meze ntacyo ninjiza nk'uwo hasi. Ndafite icyo navuga ko mu nama nabateshaga umutwe, bagira ibyo bavuga abapasitori n'ababwirizabutumwa baranzi, icyo bavugaga ngakivuguruza nshingiye ku byanditswe. Nigeze no kuvuguruza reperezanta igihe yari yaje i Gisenyi mu nama y'ababwirizabutumwa, aza kuvuga ibintu, aravuga ati naje ati kuri Noheri, ati namenye ko ababwirizabutumwa mwagiye kubaga, ariko noneho ndimushobore kubana n'intama, ati kandi ari wo munsi Yesu yavutseho. Nza guhita ngira akaboko hejuru, ambereza ijambo njya imbere, ndababwira ati rwose mushumba, ndabwo icyo gihe tuba twagiye kubaga, akandi ahubwo tuba turi kumwe, atari ko hari ibintu uvuze bitumvikanye neza. None ni gute uvuze ngo niwo munsi Yesu yavutseho, kandi tuzi neza yuko uyu munsi ari umunsi w'umuhimbano wahimbwe na mutagatifu Yuri muri 314 cyangwa 3 nibuka, ari wo wahimbye iki kintu cya Noheri. None uvuze ngo niho Yesu yavutseho. Niba ariko uvuze ko Yesu yavutse kuri uyu munsi, bisobanure neza abantu babijyane, mugisha impaka mu bantu barabizi abo twakoranye, bivuge neza abantu bajyana icyo kintu neza.
Nusi Yesu yavutse kuri 15 kuri 25 z'ukwa 12 mu nyakubahwa. Njya kwicara ariko ibyo byose nyine ndabwo byamberezaga amanota. Nda manota byambaga niyo mpamvu kugabanya nyine bagenda bahera kuri babandi badakwinjiza bafunze mu mutwe. Okay, ndabyumva cyane, ndabyumva. Hanyuma rero nuko babagukuye mu itorero. Yego, ubwo badushyira ku itorero, hanyuma ariko badushyira ahandi hantu tugomba kujya tubarizwa. Aho ngaho mbo musigiri waho, mba n'umuyobozi nyine, cyakora bakamfata neza. Abapandekote nyine ni abana beza ko twari twabigishije ibintu by'imirimo. Mu gitondo kare kare saa mbere yo gutangira amateraniro bakazana icyo kurya n'icyo kunywa, tukanywa icyayi, saa sita tukarya inyama tukamererwa neza. Najya no gutaha bakamba 5. Numva ubwo buzima ndacyo bundwaye muri iryo dini, nubwo nari maze kujya hanze y'itorero mw'ubwo buryo. Ariko kuko nari maze gusobanukirwa ibyanditswe Kristo yangoze ku mutima, ngumva nubwo ubwo buzima ko buryoshye bumeze neza, ariko nanone ndacyo ndibuze kubamarira, kubera yuko ibyo ndabwiriza byose ntacyo birabamarira. Ntacyo birabamarira kuko ndavuga ukuri, kandi ukuri ntabwo ukuri gukenewe. Nuvuga ngo uvuze ukuri urahomba. Yubeshye nibwo wunguka mu buryo bw'umubiri. Ubwo rero numva ibyo bintu birananiye, birangora, ngwana nabyo birangora. Ntangira kugenda ndi gusibira, ntangira kugenda ndi gucika indege mu ubwo buryo, kugeza ubwo numvishe mbariza abakiranutsi, abantu numva hari abantu ngo b'abakiranutsi ngo nabo bakijijwe. Uwo munsi ndagenda banyereka aho bateranira, njyayo, ngezeyo, mbona nyine bateranye neza. Uko bateranaga siko twateranaga. Bo baterana, umwe ni ukuvuga ijambo ry'Imana, noneho uhishugize icyahishurirwa muri iryo jambo akamwunganira, hanyuma n'ufite ikibazo akaza kukibaza muri iryo jambo. Niko biga. Bwo mbageze rero mbatega amatwi, ndangije mbabaza ibibazo. Ndangazwa nuko nasubizwaga n'utwana dutoya twari turi aho ngaho, ngabaza ati si mwabana mwe mwize TD, batarize na TD, mwize TD, mwize biblique, mwize biki? Bagabatereka da, twahuye na Yesu. Amen. Twahuye na Yesu. Ngashyizana ibintu by'ubwenge bakabikubita hasi. Ngavuge mwajya jambo ngangazana ibindi bintu bagakubita hasi. Ko twe twarishiraga mu mubiri, noneho bakarivuga mu mwuka. Kubera ko Imana ni umwuka, bakavuga icyo Imana yavugaga muri iryo jambo. Ariko twebwe icyo Imana yavugaga muri iryo jambo ntabwo twagishurirwaga, twahitaga tuvuga mu buryo bw'umubiri, bigahita biduhesha indamo. Usunkurura unjyanya ahantu, mise mbona ko Bibiliya ahubwo abantu bayita inyanja, bo bafite n'ibibazo. Ntabwo Bibiliya ari inyanja, ahubwo biterwa n'uburyo uyitwaye. Bo ntabwo bayitwara mu buryo bw'umwuka, bayitwara mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umubiri nabwo birashoboka. Oya, ahubwo mu buryo bw'umubiri niho Bibiliya yoroha. Yo irakorohera kuko uwo ari we wese yavuga, yaravuga. Uwo ari we wese aravuga, kuko urugero niba bavuze ngo mutange kimwe mu 10 n'amaturo, kuko hari igihe twabwiriza hara muri Maraki, twavuga ati mutange kimwe cya 10 n'amaturo, nimwanga kutagitanga muravumwa wa muvumo. Shanga ryose ko mungana mwanyima ibyanjye. Tukabivuga icya 10 gigahita kiboneka kikaza. Kumbi nditumenye ko ahubwo Imana itaturebera mu mirimo dukora, ahubwo iturebera mu mirimo umwana wayo yakoze. Iyo mirimo yo Yesu yakoze, iyo byizeye ihinduka imirimo yawe. Iyawe yo igakurwaho. Kandi nituze no kumenya ko iryo sezerano ryakuweho, rirasezererwa hariya mu Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 13 havuga yuko ryasezerewe rikurwaho. Biravuga ngo ubwo Uwiteka yavuze ngo isezerano rishya, ngo ibyo biragaragaza yuko yashajishije irya mbere. Kumbi twe tukaba mu bya mbere bitagira imbaraga. Noneho na Paulo yarabivuze mu Bakorindo ba kabiri gatatu umurongo
wa 11 nawe yavuze ijambo rikomeye, yavuze ngo nubi bya Mose iyo bisomwa ngo cyagitwikirizo kagitwikiriye imitima yabo ngo ntibamenye ko cyakuweho n'umwami. Ngo ariko iyo umuntu ahindukiriye uwo mwami ngo iyo nyegamo ikurwaho. Nuvuga ngo iyo twabaga turi aho ngaho, umuntu wese utarizera, utarahinduka intungane, aba afite inyegamo iri ku maso. Ndabwo rero ashobora kumenya ibiri imbere, ahubwo amenya ibiri inyuma y'inyegamo. None kubwiririza rero inyuma y'inyegamo birakorohera, kuko wamburira inyuma y'inyegamo ukabeshereza inyuma y'inyegamo, kuko ndushobora kureba ko wa mwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri ngo utangire urebe n'ahera cyane, ahubwo inyegamo biri ku maso. Urabona yuko uriya mwenda watabutsemo kabiri igihe cyo mu gupfa kwa Yesu, urabona ko uriya mwenda watabutsemo kabiri, ariko Yesu yaje kuzuka umwenda bararangije kuwudoda. Ni ukuvuga ngo kuri uwo kuwudoda rero nibwo uba unadoze mu mitima y'abantu batizera, kugira ngo bakomeze ya mirimo y'ahantu hihishe. Barawudoze rwose kugira ngo bakomeze ya mirimo. Ni ngaho yavuga ati Yesu aje kutwaka aho twariraga. None ko ahera cyane harangaye, n'uyu mwenda akaba wasadutse, turagumya kuhareka gutyo, tuzongera kugererayo abantu, twabagererayo. Ahubwo mureke tuwudode, dusibanganye ibimenyetso ko gwashwanyutse, twemeze tubagireyo, hanyuma twebwe tugumye tubagireyo. None nibwo tuzabasaba ibyo badukorera babiduhe. Ni ukuvuga ngo Pawulo aravuga ngo n'ubu ibyo rero biri gusomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima. Ndibaze kumenya ko yakuweho n'umwami. Ngo ariko iyo umuntu ahindukiriye uwo mwami ngo iyo nyegamo ikurwaho. Reka twihute dukomeze ku buhamya. Nuko rero umaze gusoma icyanditswe ubaye umukiranutsi. Wumvishe ubaye umukiranutsi byagenze gute? Numvishe mbaye umukiranutsi. Rero kuba umukiranutsi kubisobanurira abantu abenshi ndabwo babyumva, ahubwo wowe ni wowe ubyumva neza. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahuye na Yesu, ikintu cya mbere kimukorerwaho, yumva ababariwe ibyaha bye. Yego, yumva ababariwe ibyaha bye, atatuye. Yumva ibyaha bye bibuze, atagiye mu rusengero. Reka birayonga, birashira, bikurwaho, wumva wabibuze. Kandi koko niko byanditswe hariya mu Baheburayo igice cya 10 umurongo 22 havuga yuko ngo uwo mutima ngukurwamo kutimenyaho ikibi. Ni ukuvuga ngo uwo mutima uhita ukurwamo. Yuye na Yesu ikikwereka ko mwahuye, uhita ukurwamo kwimenyaho ikibi. Noneho ikindi cya kabiri kigukorerwaho muri wowe, wumva ukunze Yesu, ukumva ukunze n'ijambo rye. Yego, wumva ubabariwe ibyaha, none ugakunda Yesu n'ijambo rye. Uwo mwanya mu mutima hahita habonekamo cya gatatu, amahoro. Amahoro udashobora kubwira abantu. Ndushobora kugira ubwoba bwo gupfa, kuko ngimara kwizera ndarizera, numvaga gupfa ari ikibazo, ariko maze kwizera numva urupfu nduhinduye ubusa. Numva ibibazo biri Kristo abifite, ari ubifite. Numva ibintu byose byamvunaga, kumbi Kristo ni ubyikoreye, kuko ngo yikoreye n'intimba zacu, ngo n'imibabaro yacu yishyiraho. None ukuvuga ngo n'ubumuga nabwo yarabwikoreye, n'ibintu byose yabyishyizeho byose. Wumva rero uruhutse, ukumva urabohotse, ndiwongera kugendana umutima ugucira urubanza. Kandi ibyo Pawulo yabisabye Timoteyo, aravuga ati mwana wanjye Timoteyo, ukomeje kwizera kandi udafite umutima ugucira iki? Urubanza. Urwo n'urubanza rukurwa mu mutima, none ukagenda uri umukiranutsi kandi ufite amahoro. Ayo rero ni ya mahoro Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, ariko singayabisi batanga. Isi nayo yatangaga amahoro y'akanya gato, ariko amahoro Imana iguha
uyumvira mu mutima wawe uko none ufite amahoro. Ntabwo wongera gukirana n'ibyaha kuko umutima wawe wakuwemo kwimenyaho ikibi. Yego. Wumva uri umukiranutsi. Yego. Bivuze ko ubu ngubu uri umukiranutsi ufite amahoro, utishinja ibyaha, utajya mu butayu kugira ngo ukurweho ibyaha, udatamba ibitambo by'ibyaha, ni kumeze. Ni ukuvuga ngo mfite amahoro kandi amahoro yanjye amahoro yanjye ntabwo nyashyiraho ikiguzi. Ni ukuvuga ngo ntacyo ngora cyatuma ngira ayo mahoro. Ariko mbere uzi ko twayashakishaga wumvaga amahoro araza ari uko wasenze, kuko n'igihe twavugaga ati Imana we, Imana izamfasha nzapfe mvuye mu masengesho, Imana izamfasha nzapfe mvuye ku igaburo ryera, Imana izamfasha nzapfe ngeza. Kuko ayo mahoro wumva nyine wayabuze, ariko noneho twayashyiragaho ikiguzi kugira ngo tuyabone. Ariko amahoro Yesu atanga ni amahoro asesuye, kandi wumva ndakiguzi washyiraho kugira ngo uyabone, kuko ni amahoro yuzuye aboneka muri wowe. Okay. Reka donda twesatira umusozo ubwira abantu buryo ki hari abantu benshi kino bakunda kuvuga gutya. Kera barabwiraga ngo ni bakora imirimo kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho, ariko kuri ubu kaburi kubabwira inzira nziza y'agakiza cyangwa gukiranirwa kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'iyo mirimo. Bivuze ngo gutesha agaciro ya mirimo wabagamo, ukubereka uburyo wayitesheje agaciro. Ndagira rero uvuge neza ukundi kuri nyine nyirizina ukwiriye kubagiraho inama, ukwiriye kubabwira icyo bagomba gukora muri iki gihe, ukwiriye kubereka ko aho bari bayobye, ukwiriye no kubereka icyo bagomba gukora kugira ngo nabo babone amahoro nk'ayo ufite. Ndasabira nyine bene data nasizeyo, hari inshuti, hari abavandimwe, hari abo nayoboye, abo nayoboje mu buryo bwose, bamanura mu buryo bwo bajyana ikuzimu, ko muri ubwo buryo niko kujya ikuzimu, uko byanditswe hariya muri Matayo 23:15 haravuga yuko igihe twajyaga kuvuna, Bibiliya avuga ngo bazererezwa mu nyanja, ngo no mu misozi, no gushaka umuntu umwe ngo yemere idini yabo. Ngo ariko iyo abonetse bituma baruta ingubwe ebyiri kuba umwana wa Gihenomu. Aho rero ni ukuvuga ngo twagwizaga abana ba Gihenomu, tuzi ko turi kubajyana hehe mu ijuru. Guko binteye ubwoba mwari. Bivuze ngo wajyanaga abantu ikuzimu. None si ikuzimu se? N'abariyo niyo baracyari muri Gihenomu. Ariko Pawulo mu Baroma igice cya 10:1 haravuga ati icyo sabira bene wacu ni ukugira ngo bakizwe. Ati ndahamya yuko bafite ishyaka ryo rirahari, hanze rwose rirahari, bafite ishyaka, ibitera n'indirimba, amasengesho, kwitanga, kuko bafite ishyaka. Ariko muri icyo gice aravuga ngo bafite ishyaka, ngo ariko ishyaka bafite ndiriva mu bwenge, nguko batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, ngo bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo, bahita basuzugura gukiranuka kw'Imana. Nanjye icyo mbasabira ni ukugira ngo bakizwe. Ahari bareke gusuzugura gukiranuka kw'Imana, ko gukiranuka kw'Imana kuvuza iki? Ni ugukiranuka kw'Imana yatanze iki? Imana yatanze Yesu, urumva, kugira ngo abantu bababarirwe ibyaha. Noneho abantu nibamenye icyo, bizere Yesu, bahinduka intungane ku bwa Yesu, imirimo yabo itariho. Noneho rero abo bantu barabyanze, basuzugura uko gukiranuka kw'Imana, noneho bahimba ubwabo buryo. Bati twe tuzakiranuka ari uko dukoze ibi. Uribuka mwene data? Yego. Uribuka hariya mu ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Luka 18:9 hariho abantu babiri. Bibiliya avuga ngo abantu babiri bagiye gusenga, ni Yesu wabivuze. Ngo umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo ngo aravuga ati ndagushima Mana ko ndameze ng'abandi, sindi umunyazi, sindi umusambanyi, sindi umujura, sindi mu minsi 6 niyirizamo 2, ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse.
ndakubaza nawe rwose turi kumvikana uwumva wese ibyo mvuga ni ukuvuga ngo ikinyejana turimo cy'idini iryo ari ryo ryose ryigisha kugira ngo abantu babike, si ukugira ngo babe nguriya mufarisayo. None se uriya mufarisayo yaremewe bose bwo bamwigezaho basi bamwigezaho bibaye ngombwa ko yaba yaranemewe bamwigezaho ngo mu itorero mu idini rya Gikiraga barimo babiri bagerageza harimo umugore umwe ndavuze izina ubwo batanga icya 10 neza bakiriza kabiri ndibameze ndi nabo ubwabo barabati nitumeze nga runaka nitumeze nga ziranda nitumeze nga ariko ni umunyabyaha nyine utameze nguwo. Okay, tuvuge ko ari uko bameze ariko so umuntu Yesu yaramwemeye nyine ndiyamwemeye. Impamvu Yesu atamwemeye nuko nyine atanga urugero yuko kuko atameze ngabo kuko nibyo sibyo ariko ni umunyabyaha. Reka ngwereze urugero rwumvikana iwawe wenda kubanyumva, reka tuvuge ko dutuye mu ikaritsiye imwe hanyuma mu isibo imwe, iwawe hariho imbwa, none no ku muturanyi wawe hariho indi mbwa, hanyuma nanjye iwanjye hariho imbwa kandi zikaba ari imbwa ziri aho ngaho, hakaba iwanjye hari imbwa imoka bigereranyije, iwawe hakaba hariho imbwa imoka igakabya, none kwa uriya mumama naho hakaba hariho imbwa wagira ngo ndihaba, izo mbwa zikaba ziriho. Ariko itegeko rigaturuka kuri perezida wacu rikavuga ati noneho muhiga imbwa zose, kuko twamenye ko ziri guhiga mu ishyamba zikangiza ibidukikije, ni muhiga imbwa zose zo mwayiriya sibo wenda ya 8, izo mbwa zose muzice. Mwene data izo mbwa zose zapfa rwose, hari nimwe yarokoka. Abapolisi n'abasirikare n'abanyerondo n'abandi bose n'abisi bose bagasaka izo mbwa zapfa. Impamvu zapfa se niki? Zizize ikisi, zizize ko ari imbwa, zo nukuvuga ngo zihuriye ku bubwa. Kuri ikigero utanze kirumvikana, ariko impamvu Imana izarimbura abantu wenda tuvuge ko ari inkomoko ni ububwa, nukuvuga ngo niho duhurira ngaho ibikorwa bireke nabyo nta kibazo, ariko izakurimbura kuko duhuriye ku bunyacyaha. Ko duhuriye ku bunyacyaha bivuze ngo n'ubundi ntibivuze ko utari umunyacyaha. Okay, twihuta wenda kugira ngo dukomeze dusatira umusozo, ndagira ngo nyine tukire kimwe mu ijambo dufata ry'uburyo ki ugiye kugira umuntu inama nk'uko ariko twari dutangiye. Inama rero twagira abantu nuko batega amatwi ababwirizabutumwa bwiza, kuko hari ababwirizabutumwa ariko butari bwiza. Abo bwiza bavuga iki? Ubajyana muri gihonomo. Abo bwiza bavuga iki? Ababwiriza rero ubutumwa bwiza bavuga iki? Bavuga yuko umuntu agomba kuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri se bivuze iki? Bivuze ko Yesu yapfuye mu mwanya wawe, none ibyo Yesu yakoze byose nibyo Imana yagusabaga gukora ariko wowe utashoboye. Nuvuga ngo rero iyo upfuye, nukuvuga ngo iyo Kristo igihe yapfaga we yahinduye abandi intungane. Mu Baroma igice cya 4 ngira ngo 25 yego haravuga ngo yashyikirijwe abamwicaga azira ibyaha byacu azukira kuduhindura intungane. Nuvuga ngo iyo wemeye rero ubutumwa bwiza ukemera ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe bikaguhindura intungane, nibwo wagashobora ahubwo gukora, nibwo gukora bishoboka, nibwo uvutse ubwa kabiri. None ibyo ukora byiza byose ubikora nyine ubikoreshwa no kwizera Kristo wapfuye akakwitangira, nibwo gukora gushoboka. Ndikube nikizira imbere y'Imana, kuko uburi umunyabyaha. Gusenga k'umunyabyaha ni ikizira. Imana ndiyemera umunyabyaha, sibyo?
none se ubwo urakorera he Imana itakwemera? wenda ntekereza ko abantu barabyumva cyangwa se barabisobanukirwa, ariko kuvuga ubwa kabiri ntekereza ko mu madini ntibabyigisha gutyo, ahubwo bavuga ko ari ukubatizwa mu mazi menshi. Nibwo twanababwiraga te kuvuka ubwa kabiri, twababwiraga yuko ari uko batizwa, ndetse tukanababwira n'intambwe zitera kugira ngo tujye mu ijuru, ko twabigishaga n'intambwe zo gutera ukajya mu ijuru. Mu gihe Yeremiya bihakana, Yeremiya 23 umurongo w'10 aravuga ngo Uwiteka, ngo inzira y'umuntu ngo ndiba muri we, ngo ndibirimo umuntu kwitunganyiriza intambwe. Ariko twe twafataga intambwe twarangiza tukavuga ngo tera gutya uzagera mu ijuru. Akaba ari ya nzira ariko turimo tuvuga imanura abantu muri Gehinomu, kuko hari inzira ibiri. Hari inzira ijya ku bugingo inyura kuri Yesu, kwemera ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe akaguhindura intungane, imirimo yawe itariho, iyo niyo nzira ifunganye, abanyuramo ni bake. Hanyuma inzira ngari niyo kukubwira ngo kora imirimo izaguherekeza. Iyo mirimo ni imirimo yijyana abantu kurimbuka, kuko ngo ni nini, ngo abanyuramo ni benshi. Kuko kubwiriza abantu ngo bakore ibyiza byaradushobokeraga cyane, ariko muri bo bikagaragara ko ibibi nyine umutima wabo wakomeje kuba mubi. Birasaba ko umutima ubohoka ukabona ugakora ibyiza. Ubwo se gukora abantu bakabona ko uri gukora ibyiza, ariko umutima wawe gutakijijwe bimaze iki? Birasaba ngo umutima wawe umanze uhure na Yesu. ndagira ngo utubwire intambwe mwigishaga wenda mu buryo bw'idini zatuma umuntu ajya mu ijuru. Rwa ngo twigishaga ni ukuvuga ngo intambwe ya mbere twabwiraga yuko tubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Iyo umuntu yabwirizaga ubutumwa bwiza rero akizera, twamusabaga kubatizwa. Iyo ni intambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri tukamubwira ati noneho ubwo umaze kubatizwa, ubwo ugomba kuba umunyamasengesho, cyangwa narebe na korari ikunze uyinjiremo, akinjiramo. Twarangiza tukamubwira ati tera nini intambwe ya kabiri, ya gatatu yo gutanga icyacu mu byitoze, niyo kujya muri nibature. Ndujya usinzira cyane, ujya utera intambwe uzinduke cyane cyane muri nibature, ndi wibagirwe ibiterane, ufasha abakozi b'Imana, Imana izakwemera. akaba arashyitse, ari byo bizamo. Ubwo yabaga nyine abaye umukiranutsi, yabaye umukiranutsi. bivuze ngo umuntu wakoraga ibyo bintu yabaga abaye umukiranutsi. None si ibyo, umuntu watanze icya-10 uri kusengana kabiri mu cyumweru ngo wamufarisayo yaranabatijwe mu mazi menshi, yabatijwe no mu mazi menshi, ushobora gufasha umushumba we akaba yamuha amafaranga cyangwa akamuha imibyizi, avuga ati ni wowe ufite ijuru. Kandi niyo yajyaga gupfa twajyaga kumva tukavuga ngo uyu muntu yakoraga ibi, abantu bose timani muhereze iruhuko ridashira. Ibyo rero twaraprofitaga cyane, kuko abasigaye barushanywaga noneho kugira ngo bazakore ibiruta ibyo yakoze. Rero ugasanga imirimo yabaye myinshi, tumeze neza, kuko kuvuga ibyo yakoraga kumva byaduherezaga imbaraga z'abandi bantu babonye ibyo yakoraga, none n'abandi nabo bakabikora. Ariko ibyo bintu byose nta bugingo byatangaga, byarangiraga nyina n'amanutse kuzima. Aha, reka rero dusoreze ikiganiro cyacu ahangaha, ko cyaza kuba kirekire, kirimo inyigisho nyinshi, kirimo gusobanura ibintu bitandukanye, ariko ngira ngo ababyumva nyine hari abantu benshi bazi ko bakora uburyo bw'ivugabutumwa, ahubwo barimo bajyana abantu ikuzimu nk'uko wari ubivuze. Hanyuma wenda ndagira ngo uhe umwanya umeze nk'uminota 2 ugira ikintu ubwira abantu wasize aho ngaho, abantu bandi badukurikiye, gira ikintu babwira mu minota 2 ngo haye, hanyuma udusoze. Ndimo mbwira abantu banyumva hano, ndi kuri kamera, abantu banyumva kuri televiziyo, hantu ibyanjye bigomba kumvikana. Nabwirije abantu benshi cyane, ndetse nabo njya mbwira rimwe na rimwe bajya bavuga ati ibyo watubwiye nibyo turimo.
ibyo watubwiye nibyo turimo tubyubatseho. Ibyo bintu by'uko tubwira ko utabitubwiye mbere by'inzaduka n'ibiki byose ngewe bakananyibutsa n'umubwiriza butumwa mwiza ukunzwe. Nabwiriza gutumwa abantu bose barizeraga mu ubwo buryo bwo kwizera bupfuye bw'icyo gihe. Noneho maze rero kwizera ndagenda ngerageza kubabwira, barabyanga, baravanga ibyo watubwiye n'ibyo. Ndagira ngo rero abanyumva bose babyumve pe. Ngewe yaba narapfuye mwari kuba mufite urwitwazo, ariko ngewe wababwiye bya bindi. Hari n'ikindi nahishuriwe nongereweho. Ariko ntabwo neza, ntabwo wongerewe, ahubwo ni igishyashya wabonye, kuko ibyo ufite byari ibipfu, ubu ngubu nibwo wabonye ikizima. Hari ibyo navugaga, ibyo navugaga nibyo nari mfite, ariko nabwo narabikuye mu bambanjirije. Twanarabyigaga, yego, nitwe twagiye kubyiga, sinize Bibiliya imyaka 4, ariko ntibyari bizima. Ubu rero hari igishyashya wabonye. Icyo rero ndimo mbwira abantu ni akantu kamwe konyine gashobora gutuma ubona ijuru cyangwa ukaribura. Ako kantu rero bakumve, ni ukusobanukirwa neza urupfu no kuzuka bya Kristo icyo byakumariye. Banyumve neza, gusobanukirwa impamvu Yesu yapfuye. Ubwo buryo bwose ubusobanukiwe ukabumenya, uhita ubona ubugingo. Ni gutya rero banyumve, nibumve ko basobanukirwe ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu, akazukira kuguhindura intungane imirimo yawe itariho. Unyumva wese yaba araha aho yagiye hose, bafite amatelefone, bafite za WhatsApp, bafite n'ibiki byose, uzagira ikibazo azambamagare, ndavugana nimero zanjye za telefone. Nibamenye badashidikanya, umuntu utizera yuko ari intungane bishingiye mu rupfu rwa Yesu, amaraso ye ndabwa ndiho. Mwibohoyeho, nuwo nabeshe, nuwo nabwiye ngo azajya mu ijuru aretse ibi, nabo barabizi ko kubireka byabananiye. Icyakora bimwe barabigabanyije, icyo nabakoreye ni ukugabanya. Kuko ibyo navugaga byatumije wakoraga ibyaha 100,000, wenda asigaranye ng'igihumbi, ariko azarimbuka. Ko twatanze urugero rw'imbwa, azarimbuka. Ariko umuntu utazarimbuka abimenye icyo namenye, icyo nahishuriwe, nicyo ngomba nanjye kubabwira, nuko namenye ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu, biduhindura intungane, ya mirimo nababwiraga itariho. Uyikomeza agende, uyireka akizera imirimo ya Kristo nafatiyo. Nabona idahagije, ubwo arasuzugura gukiranuka kw'Imana, ahanga ukwe gukiranuka. Ubwo tuzahurirayo, aho azamurika iyo mirimo ye simbazi. Ko iyo mirimo y'umuntu ntabwo Imana yemera imirimo ya Kristo yaje gukora. Kandi binaranditswe hariya muri Matayo 20:28, haravuga ngo kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ngo ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Kristo imirimo nagombaga gukora ni wowe wayikoze, iyo nyizeye ihinduka iyanjye, kandi iyo ngiyo yaravivuwe n'imbere y'Imana iruzuye. Iyi ngaho imirimo myiza se twese turayikora, n'utizera akoraga imirimo myiza, n'imirimo mibi arayikora. Imirimo myiza irazwi, n'imirimo mibi irazwi. Uwo ari we wese arayikora. Ni ibintu biba muri twebwe, ni ibintu biba muri twebwe. Wizera wakora imirimo myiza, utizera wakora imirimo myiza. Icyo rero ntabwo ari ikintu twarisha ngo Imana izakiduhe, ngo izakiduhembere, ngo ikiduhere ubugingo buhoraho, mu gihe uwo ari we wese yashobora gukora ibyiza, n'uwo ari we wese yashobora gukora ibibi. Ntabwo Imana yabiguhembera. None se ukivuga ayo magambo ntabwo biza gutuma abantu bavuga ati reka twikorere ibibi n'ubundi ndumva byose ari kimwe? Ni ukuvuga ngo umunyabyaha akora ibyaha ashoboye. Burya na bya bindi bakora
twamaze kuvuga yuko buriya buryo bakoramo ibyaha bike ni uburyo n'ibyo ashoboye, n'ibyo ashoboye, ibyo byashoboye nyine agomeza kubikora kandi azagumya kubikora. Ariko icyo nagombye kubabwira ni kimwe, iyo umaze kwizera Kristo ukaba intungane, ugendera mu buzima Kristo aguhaye. None se niba atarizera aragumya kubyikorera, ntagumya bikore. Ubundi se arakora ibyaha byinshi biruta ibyo akora. Ibyo akora nabyo birahagije. Yego. Ntekereza ko abumva umukozi w'Imana cyangwa wari mwarimu pasiteri, wari umwarimu muri ADEPR cyangwa agiye uyobora abantu batandukanye, wayobyaga abantu abajyana ikuzimu, abishyize ku mugaragaro, arabisobanuye. Ntekereza ko benshi murabyumvishe, ndetse n'abantu yifuzaga kongera kubwira inzira y'ukuri yamenye akabura uko abivuga. Kuri uyu mwanya ugize umugisha wo kuvugira mu ruhame cyangwa kubwira benshi bazakurikirana iyi TV cyangwa iyi televiziyo, nawe ni umugisha wo gushimira Imana, kuko urumva urababuze n'ukuntu babwira nyine ukuri wamenye. Rero muri make reka dushimire Imana ko idushoboje ko ikiganiro kiba, kandi ntekereza ko tuzakomeza, keretse niba hari ikindi ufite, ko ndabona meze nk'uguciye mu ijambo. Oya, ikindi mfite nuko nzagaruka kuri iyi kamera noneho mbabwira ijambo ry'Imana, ari cyo kinzanye, kuko barangundaga, baranzi n'ubu ngubu nibabona ko ari nge barangurikira, barangundaga, bwirizaga ubutumwa bw'icyo gihe neza mu buryo bwabo, ndetse benshi ngo hari n'uburyo bakibuka ngo nibyo navugaga. Urumva rero nzagaruka hano noneho ndi kubwiriza ubutumwa bwiza, uko bangundaga bakomeze bangunde. Nzagaruka rwose, ndabibemereye, nzagaruka mbabwirize ubutumwa bwiza kuri iyi televiziyo. Urakoze cyane, reka nshimira abantu bakurikiye ibiganiro byacu ku Ijuru Ntirikorerwa TV, kandi mukomeze mudukurikire, uzatubaha ubuhamya butandukanye, ndetse tubahe n'ijambo ry'Imana. Reka dutange n'intuza, reka dushyireho nomero ya telefone y'umukozi w'Imana, abashaka bamuhamagara ukababwira n'ibindi, ndetse n'abashaka gusobanuza nta kibazo. Ntacyo, bazambamagara. Nimero yanjye ya telefone ni 0788 41 98 994.